Hi guys, welcome again to our channel Smart Pips. Uyu munsi ndashaka kukwereka ukuntu ufungura account ku muboroka ndetse ukaba wanakora deposit. Icy'ingenzi cyane tugendereye bitewe n'ikibazo nahuye nacyo n'umuntu yambaje ati uzamfashe kunyereka uburyo nafungura na depositinga amafaranga ku muboroka runaka ukanyeka n'umuboroka ukoresha mobile money. Ibyo bibazo byose uko bingana n'ibyo ngiye gusubija uzakoresha Chrome ngiye kwereka uburyo ukora deposit ugafungura account ku muboroka yitwa Tempra FX akora mu Rwanda akoresha mobile money. Uzafite Chrome bifungure kuriya undi uzakwira link ya mbere. Hano hambere uzashyiramo izina niba kwereka hano sign up ngiye kwereka uko ufungura account ku muboroka bita Tempra FX. Uzaza hariya ushyiremo izina, hano hasi ushyiremo email nka gutya uyitayipingemo, umara kuyitayipingamo uyishyiremo, umara kuyishyiramo hari hasi bazakubaza ngo hano handitse phone, muzabona ko harimo akadarapo uzagakandaho ushake igihugu kijyanye na nimero ya telefone ukoresha. Niba uri mu Rwanda uzashyiramo igihugu cy'u Rwanda, niba uri mu Burundi gutyo, Tanzania, Uganda, Kenya n'ahandi hose hatandukanye ku isi uzashyiramo ko twe turi mu Rwanda tugiye guhiga igihugu cyacu Rwanda. Ngira ngo nawe bitewe n'igihugu urimo aba Uganda cyangwa n'ahandi uzashakisha igihugu uherereyemo kugira ngo bize guhura na nimero ukoresha. Twe dushyira mu Rwanda, hanyuma hano hakurikira tuhita dushyiramo nimero ya telefone tuzakoresha dukora deposit mu gihe twafunguye account yacu ku muboroka witwa Tempra FX. Hano hazanise Amloy Robot uzahita uhakirika vivuke kuriya, then uzi hasi handitse submit wa submitting kandi baramwe ibara ry'icyatsi kibisi. Hanyuma mara gukora submit, hano handitse submit hano handitse mu ibara ry'icyatsi. Mara gukora submit account yawe izaba imaze gufunguka. Nimara gufunguka let's urebe nitumara gukora submit. Ikibazo cy'ama connection ndakeka ariko birahita birangira. So none tunye dushyiramo email icyo kibazo cya connection cyabiteye nk'ibisanzwe, ubundi dukore submit. So nimara kurangira bazadusaba gukora login dukoresheje ya email twafunguriyeho account yacu. Iyo uri gukora sign up no kwiyandikisha registration, noneho sign in no kwinjira cyangwa se kuba wagira access kuri account yawe wafunguye. Tuzashyiramo email, hano hasi dushyiremo pin cyangwa se password. Password ni pin bazatohereza kuri email, ni code nyine, code bazayitwohereza kuri email twashyizemo dukoresha dufungura account, nizatufasha kugira access kuri account twafunguye kuri uyu muboroka. Ngira ngo murabibona, tuzadukana ku ibuto ya telefone yo hagati dukuremo iyi interface cyangwa se page ya telefone turi gukoreraho ya Chrome. Tuze dushake email, tuze tujye muri email, muri Gmail niho tuzakanda. Nitumara gukanda kuri Gmail tuzahita tuza turebe message, tuzakora refresh. Dukore refresh muhita mubona ko message dore ngiyo ya message ya Tempra FX yaje. Tuhita dukopiyamo ino nimero yacu batwoherereje idufasha gukora confirmation
confirmation code twemeza yuko ari twe dukoze log in. Tuzahita tuyishyiramo tayari, tuzahita twinjira kuri page imeze gutya ya TemplaFX. Iyo umaze gukora login rero ubu umaze kugera kuri barampamagara ariko nta kibazo, turakomeza video. Uzaba umaze kugera kuri dashboard ariho ugiye kurebera byinshi byimbitse, harimo deposit ndetse naho tuzarebera na withdraw ku muboroka wa TemplaFX. Ndabibutsa ko TemplaFX ni umuboroka ukora mu Rwanda, ikindi cyoroshye akoresha mobile money guhera ku $1 yemera gukora deposit kuri account yawe. Uyu munsi tugiye gukora deposit dukoresheje $1 make cyane. Nduzana tugakanda kuri my account cyangwa se tugakanda kuri balance. Ibintu bitatu nibyo ngiye kubereka kugira ngo mubyitondere, mubyiteho mu gihe cyose mwageze hano kuri iyi interface ya TemplaFX. First interface kuri deposit ugakanda withdraw cyangwa se ugakanda internet transfer, byose biri hara muri finance. Tugana kuri finance, ibyo bintu ko ari bitatu nemaze kwereka, harimo ibindi bitatu by'ingenzi kuri finance. Harimo deposit, hakabamo withdraw na internet transfer. Nimera kuri deposit ni ugushyira amafaranga, withdraw ni ukubikura, internet transfer ni ugukura amafaranga kuri account imwe uyashyira ku yindi utiriwe uyabikura. Ngira ngo ibyo byo birumvikana, ariko ikiturashenga uno munsi tugiye kureba kibanze ni deposit with using mobile money na broker wacu TemplaFX. Yenda ntago nigeze nkora video irambuye ku buryo ufungura account, ariko reba na ngombwa nzayifungura, cyane ko account kuyifungura bitanagoye. Nzabereka uko ifungurwa step by step n'uburyo ukora verification yayo ikarangira. Uyu munsi rero kugira ngo video itaba ndende nayinyuzemo muri make kugira ngo mbere ku buryo ubona account ya TemplaFX. Uzaza hano rero uselecting account ugiye gushyira uselecting uburyo ugiye guhitamo ukora deposit kuri Templa. No uburyo bwinshi, harimo Flutterware, Mobile Money Rwanda, akabamo USDT, TR20, akabazamo TRC20, akazamo Skira, akazamo Do Supply, Mobile Money Rwanda Agent. Ubu ni uburyo bwose bwo gukora deposit. Twe tuhitamo Flutterware, Mobile Money. Ikiza cyayo iyi systeme nuko wikorera deposit nta undi muntu amafaranga aciye mu ntoki, akava kuri mobile money yawe ya account akajya kuri Templa account yawe ukoresha ukora trading muri forex trading. Nta wundi muntu anyuze mu ntoki, ndetse no gukora withdraw ubu buryo buroroha cyane kuko nta nubwo butegereza iminota 2 amafaranga cyangwa umwe aba yamaze kugera kuri account yamaze gukora, wamaze kubibona ko yagezeho ugatangira trading. Hano wasuzahitamo bonus uhabwa, urabona misemo 15% urayihabwa nayo izaho nka credit. Then ni hariya nkanda marirabara kahitamo credit nshaka cyangwa se bonus mpabwa izamfasha gutrading. Hano hasi rero nkahitamo ubona nirangiza gukora neta nandika hano handitse deposit mu ibara ry'icyatsi no nkora, hari n'umubare w'amafaranga, ubona nashyizamo amafaranga $2.40. Then ntegerezaho gato, nyamara gutegerezaho gato barita bansaba gushyiramo nimero ari buveho ya mafaranga ko gihuke twakoresheje mobile money. Nimero yanjye ya telefone niyo ndaza ndasabamo biriya nyishyiremo, ntangije kode y'igihugu mperereyemo ndayishyiramo kuri yaho umuntu ahahishe, no kugira ngo ni uburyo bwa security cyangwa se umutekano w'ibyo ndi gukoresha. So nimara gukanda kuri ya birahita bambwira ngo byarangiye, nohereje order kuri mobile money, barahita bansaba gukonfirma icyemezo payment ko
complete payment. Hano bese banyereza aka message kuri mobile kuri telefone yanjye bansa gushyiramo rimwe ngo nemeze ubutumwa bwa cash bwo kubikiza amafaranga. Ndahita nshyiramo rimwe, ndashyiramo mobile money pin yanjye nayo ndayihisha ndayihidinga kugira ngo nayo ibiri secure, then nkande okay. Uriya message yuko amafaranga avuye kuri konti yanjye muribonye ko ibinyeretse ya mobile money akaba agiye kuri Templar account nkoresha nkora trade. Mubona ko message hano hejuru ko yahise imanuka ikabinyereka ko ima notification ko amafaranga amaze kuba deposit avuye kuri mobile money yanjye agiye kuri Templar FX nkoresha nkora trading. So nimara kubikora gutya ngiye kuza kureba noneho nkore refresh ndebe ko amafaranga yaje kuri account yanjye. Nzaza hano hejuru, hano hari uturongo dutatu nkandeho ngaruka hara kuri deposit nk'ibisanzwe. Noneho nimara gukanda hano unabyuka kuri deposit niho navuze urebera ko amafaranga yawe ari kuri konti. Nako ibijyanye n'amafaranga byose biri heriya kuri deposit, kuri finance kwa tujya kuri deposit tuze turebe ko amafaranga agezeho. Turakora refresh turebe, dutegerezaho gato arubwo abatari yagera. Turakora refresh none tureka amafaranga yagezeho, ariko byanga byakunda ubu yamaze kugeraho 2.40. ngira ngo ngibi ya murabibona amafaranga kuri live universal ngayagezeho na bya bice bine bankoreye bampaye nka bonus. Hanyuma hano hasi ushobora gusettinga leverage uzakoresha mu gihe ugiye gukora trading bitewe nuko ubishaka. So ndakeka dore ngaya ya deposit 2.40 ngayo yabaye complete. Murabibona ara mu ibara ry'icyatsi. Iyo atarageraho bakwereka pending. Noneho kugira ngo tubyemere neza katuri no kuri konti yacu ya MT5 kuko ya mafaranga yamaze kuba deposit kuri account dukoresha tradinga, ubundi turebe kuko ari byo. Dore ngiye mfitemo account ebyiri ya demo ndetse ni ya Rio. Kuri Rio niho nayashyize tugiye kureba. Dore ngayo 2.44 yagezeho yari 2.40 bamaye ya bonus ya 15%. Dore ngiyo yabaye 2.44 aba deposit kuri account yanjye ya Templar FX nkoresha nkora trading. Ubu na trading hano namaze kujya kuri platform ya MT5 nakora trading ubu tayari, maze ibintu bikagenda neza. Nakora analyze nageza nakora trading ninjiza orders amafaranga kumuvugera ku $1 rimwe. Rero hano Templar FX aremera gukora kuba wakora trading. Dore ngari yagezeho equity balance, credit, free margin n'ibindi. So ibi byose ntandi uzabikusibya no kuri Smart Pips. Ndabakunda cyane mwe twabanye, mukomeza mugira ibihe byiza.